iyo hataza kuba mwuka wera baba baradusitse. Iyo hataza kuba mwuka wera tuba dusa n'abandi. Iyo hataza kuba mwuka wera uva tuba dufite ubifato nk'abandi. Nge ndavuga ibyanjye personnel, mana uravuga ibyawe. Iyo hataza kuba mwuka wera mbe ameze gute? Iyo hataza kuba mwuka wera mbasa n'abandi, bameze nk'abandi, banitwara nk'abandi, banifata nk'abandi. Ariko ndashimira mwuka wera. Iyo hataza kuba mwuka wera, nyongerera gato, tuba tuvuga nk'abandi, dutekereza nk'abandi, dukora nk'abandi bose. Mu yandi magambo nta tandukaniro. Ndashimira mwuka wera. Nta tandukaniro ariko ubu hari tandukaniro uko ameze kose. Hari tandukaniro. Hari amagambo munyeretse kuvugana n'uyu mwana. Dukunda kuvugana cyane ibintu byo gusenga n'iby'umwuka. Ndambwira numva nkubwire ngewe nageze ku musaraba. Hatazagira unzanaho utuntu n'utundi. Nge nageze ku musaraba. Ntabwo ari ukwiyemera cyangwa se no kwihimbaza mpagaze hano. Numva hari aho navuye n'ahandi nageze. Wowe rero n'ubu udafite ubuhamya ibyo birakureba. Nge ubwanjye personnel numva hari aho navuye, hari n'ahandi nageze. Wowe niba ari ntaho ntabwo nareka kuvuga ibyanjye. Nge numva hari aho navuye n'ahandi nageze. Iyo hataza kuba mwuka wera tuba tumeze nk'abandi bagore. Iyo hataza kuba mwuka wera tuba turi mu mazimwe nk'abandi. Iyo hataza kuba mwuka wera tuba turi abarozi nk'abandi. Ndashima mwuka wera. Iyo hataza kuba mwuka wera tuba twicaye mu nteko z'abaneguranyi nk'abandi. Mu nteko z'abaneguranyi nk'abandi. Iyo hataza kuba mwuka wera umva ikimenyetso cy'umwuka wawe yakinhaye ingwate nicyo kimenyesha ko nduwe nawe akaba ari uwawe. Nicyo kimenyesha ko nduwawe nawe ukaba uwande. Tugumane mwami haleluya. Ijambo rivuga ngo kujya kubabwira ngo mwuka wera niki. Definition mwuka wera niki. Ko hari wavuga atari ko ibyo bya mwuka wera bisobanura iki. Reka mbivuge noroheje gato. Mwuka wera ni ijwi rituje ryongorera wumva rikuyobora neza. Ndasubiramo. Mwuka wera ni ijwi rituje wumva wamara kuryumva rikakuyobora neza. Uwo ni umwuka wera. Saa 4 mwuka wera, saa 5 mwuka wera. Utetse ijwi rya mwuka wera. Ugenda mu muhanda ijwi rya mwuka wera. Uri mu ishuri ijwi rya mwuka wera. Kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo ntabwo ngo mwuka wera yagiye kubera ko ndi mu ishuri, ngo mwuka wera yagiye kubera ko ndi mu kazi. Kose yagiye hese. Mwuka wera saa 4 ijwi rya mwuka wera. Ugiye kwambara ijwi rya mwuka wera. Ugiye gukenyera ijwi rya mwuka wera. Ugiye gukora iki ijwi rya mwuka wera. Ugiye kujya kubasura ijwi rya mwuka wera. Uhamagaye kuri telefone ijwi rya mwuka wera. Mwuka wera n'urungu. Hari umukecuru umwe wasengeraga muri ADPR n'ubu aracyarimo, ariko yaravuze ati mu buzima hatariho mwuka wera n'imbaraga za mwuka wera narivamo. Yaravuze ati ngewe hatariho mwuka wera n'imbaraga za mwuka wera ngo mvuge mu ndimi nshya. Arambwira ati urusengero nanarusohokamo. Arambwira ati ikintu kinezeza mu buzima no kuba mu mwuka.
arambwira ati ikintu kinezeza mu buzima mu rusengero iyo nuzuye Mwuka Wera. Ijwi rituje. Hanyuma ushaka wese yahinduka umunyamwuka. Kuvuga ngo umunyamwuka n'umuhanuzi oya, umunyamwuka n'uwerekwa oya. Navuze ngo ni ijwi rituje rikugeraho wumva ku manywa n'ijoro ryari kandi rikakuyobora neza. Uwo ni Umwuka Wera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Muri Gatolika bavuga ngo baravuga ngo Roho Mutagatifu amanukira mu ntumwa. Mu barokore tukavuga ngo Mwuka Wera amanukira mu ntumwa. Tujye tuvuga realite ariko tuvuye n'ibiriho. Tujye tuvuga realite tuvuge n'ibintu biriho. Ngera umuntu dushaka guhura ku giporoso nkibaza ngo uriya ni umunyamwuka cyangwa. Kandi uko nukuri tujye tuvugisha ukuri. Kandi reka nze mabwire baroko uko tugaragara mu rusengero tujye tugaragara ko no hanze. Hari umuntu dushaka guhura ku giporoso nkibaza aho Umwuka Wera yamushize. Hari twahurira mu bukwe nkibaza aho Umwuka Wera aho yasize Umwuka Wera. Turabavutse ubwa kabiri. Ngira ngo turaba Pentecote. Reka nze mbaza ikibazo. Icyo ko rutari mu Pentecote nta kibazo. Umu Pentecote nashyira ikiganza hejuru. Umu Pentecote nashyira ikiganza hejuru. Kandi uretse kubeshya Umwuka Wera. Niba utari mu Pentecote umanure. Mu Pentecote bose n'umuntu wemeye kuyoborwa na Mwuka Wera akavuka ubwa kabiri. Uwo ni mu Pentecote. Hari umuntu ushobora guhurira mu bukwe cyangwa tugahurira ku giporoso kibaza aho Mwuka Wera yamushize. Buriya ajya gusohoka kuri ya agatera intambwe akava mu rugo agakimurira ipaka akagera mu muhanda. Mwuka Wera yarari. Ajya kwambara turi akatwicomekamo tutamukwiriye. Nta Mwuka Wera yarafite. Umugore ushesha kanguye buriya ajya kwigira kuriya Mwuka Wera yarari. Navuze ngo Pentecote mu Pentecote naza muri kiganza mvugane n'aba Pentecote. Utariwe nta kibazo. Ndashaka kuvugana n'aba Pentecote. Patalizina utari mu Pentecote nta kibazo. Turahura ku kidendeze mu kanya mwanya gusenga kuko nawe urakuvubira imvura ariko mu nyigisho reka mvugane n'aba Pentecote. Munyamwuka navuze ngo nijwi rituje muzanye magambo utangana naryo. Mwuka Wera yari muri wowe murabana muraturana murabana kandi nta na rimwe umunyamwuka atandukana na Mwuka Wera. Mwuka Wera kuganiriza nta bantu bahari ukajya wumva uri kuvugana n'umuntu kandi nta muntu n'umwe muri kumwe mu cyumba akakuganiriza. Muri garderobe mu myenda imanitse akakuganira ati sigaho ako kareke. Yesu. Mwuka Wera kuganiriza wamara kwitaba telefone Mwuka Wera akagusubiza umaze gushyira telefone hasi. Mwuka Wera ati ninde gahunda zimeze gute mufitanye ze gahunda subiza hasi telefone. Mwuka Wera ujya gufata telefone ujya gukompoza nimero. Mwuka Wera akakubwira ngo reka gukompoza iyo nimero. Danje umuriro uraka. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro ariko. Uweje gushaka ibitangaza ni mukanya kuko irabitanga rwose. Mwuka Wera ujya gufata telefone wajya gukompoza ngo umuhamagare wenda yagututse wajya
gukompoza ngo mamagare nawe umutuke mwuka wera akakubwira ngo sigaho kandi nawe ufite ururimi. Yesu nashimwe. Uwemeye kuyoborwa na mwuka wera aganira nawe, aganira n'uwo mwuka. Gusa iyo utabishaka mwuka wera aragenda. Iyo utabishaka mwuka wera agira gute? Haragenda. Ariko iyo wamenyeye gukorana nawe byanze bikunze murakorana. Ugasanga hano umuntu arambaye ari kwiziye mukanya saa 9 ugasanga yambaye ikabutura, yambaye agakabutura ku muhanda hano, ariko nako gakabutura uzakazana umunsi umwe gusenga. Kuki ako gakabutura utakazana gusenga? Ndavuga abagore n'abakobwa n'abaki, kuko ntabwo ari ugushira isoni cyangwa se ngo ndi kuvuga abantu. Nigeze kujya ku mubatizo nsanga umuntu ari kubatiza simvuze uwo ari we, yambaye mayodobe tuno dukabutura bogana, yagiye kubatiza. Ubwo ngo n'ubusirimu kandi bogana mwanya magambo ukagira ngo yaje koga, naho ari kubatiza. Reka zamba bwiza ukuri, ntago yambatiza kandi uko ntago kandi reka mbabwire uko barahije ukuri. Hari umuhanuzi udashobora kumpanurira, kambwe ngo mbabarira. Nta muhanuzi wanyampanurira yambaye paketi ngo aramanuye ipantaro igera aho ngo arampanurira, ntabwo bishoboka. Muhanuzi wampanurira yambaye mini yaminuye, ubwo ngo n'umukobwa w'umuhanuzi yaminuye. Nambwiye nti genda ubanze wambare wikwize. Kandi uko mbabwira n'ukuri, haba ndeba nk'abahinyura. Hari umwambaro w'umuhanuzi, hari intambuko y'umuhanuzi, hari umuhanuzi wese afite uko yifata. Umuntu wese ubitse ibibitsenyo by'Uwiteka ihamagara abarewe, wumve ko nibiri no muri Bibiliya noneho, utagira ngo nibyo ndi kwihimbira. Ibahamagara mu miryango 12 y'Abisirayeli, iravuga ngo mbahamagarira umurimo w'ubutambyi, mwebwe abarewe mugomba gutandukana n'abandi. Gutegeka kwa kabiri ibya 10 umurongo wa 8 naho ngaho hafi. Gutegeka kwa kabiri utagiye ngo ndi kuzihimbira, yari imiryango 12. Gutegeka kwa kabiri cyo umurongo wa 8 imaze guhamagara abarewe, iravuga ngo mbahamagarira umurimo w'ubutambyi naguhesha abandi umugisha. Ariko guhera none ntabwo muratandukana n'abandi, kandi buri kimwe cyose muratandukana n'abandi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Uyu munsi ni mubishaka mwuka wera ganzi, ni mubishaka. Ariko ikimenyetso cy'umwuka wawe wakimpaye wingwate, cyo kimenyesha ko ndi wawe, cyo kimenyesha ko ndi wawe nawe ukabura. Noneho ijambo rimwe ribiye rivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ubwo abatayoborwa nabo ni abaki? None se nibivuze ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, ni ngeso bihimbye. Ubwo nibo waranze kuyoborwa n'umwuka wera, uri kiraro uri yo hanze. Uko n'ukuri ninjye urihimbye. Abayoborwa n'umwuka nibo bandera abana b'Imana, abandi n'ibirara, abandi n'izamayibobo, abandi ntabwo barabana mu rugo. Yesu nashimwe. Nje nabyo abantu ngo kuvubu kandi kubaho maze gusobanukirwa ijambo rikomeye. Ntabwo ndi umugaragu, ndi umwana mu rugo rwa data, kuko umugaragu ntabwo afite duruwa ku bintu byose. Nje ndi umwana kwa data. Yagiye kugabana, umugaragu ntagabana. Yagiye kugabana, nta mugaragu ugabana, gusa waramukunze wamuhaho, ariko ntashobora kugabana. Yesu Kristo, amen. Ijambo ry'Imana yavuga ngo guhera ubusingi bitabagaragu muri abana. Abayoborwa n'umwuka nibo baki? Igihe urisobanukiwe cyangwa ubwo niba uteberwa n'umwuka wera uri iki? Uri kirari yo hanze, uri maribobo yo hanze, uri desata, uri
acuritse mu yandi magambo. Ubwo niba bayoborwa n'umwuka abana b'Imana, abatayoborwa nabo kwa Satani. Uyu munsi wifuza amata y'umwuka adafunguye kandi wemere kuyoborwa na Mwuka Wera. Reka nze mbabwire ijambo rikomeye kandi rimanutse kano kanya. Insengero dushumbye n'abakizo dushumbye ari abantu bayoborwa na Mwuka Wera ntabwo twavunika. Reka ndisubiremo. Navuze ngo insengero dushumbye, amacaci tuyoboye n'abo tuyoboye, abashumba muri iyi minsi dushumbye abantu bayoborwa na Mwuka Wera ntabwo twavunika. Yagutanga mu rusengero, nta nubwo wakwirirwa umubaza ngo kuki wakererewe, kuko yagutanze. Amen. Mahoro, shyira ikiganza hejuru. Ariko mwa bantu mwe nababwiye kuri muntu atuye Norvege kuri Nyabarongo. Uriya mahoro atuye aho bita Norvege kuri Nyabarongo, urenze Nyabarongo ukazamuka ni nkaho atuye Igitarama. Ariko tushobora kumutanga muri urusengero kubera iki? Ayoborwa na Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe mukangura. Mwuka Wera niwe mubwira ati urakerererwa. Mwuka Wera niwe mubwira ati jya gusenga. Mwuka Wera niwe mubwira ati ntusibe malgré ariko re ntusibe. Mwuka Wera niwe mubwira ati ndagusha agatike, kusanya ku gatiki byanze bikunze ugere mu rusengero. Mwuka Wera. Yesu nashimwe. Ndasubiramo mbarahije ukuri abadushumbye ari abantu bayoborwa na Mwuka Wera ntabavunika. Icyumweru cya mbere aryamye ntaguterana, icya kabiri ntaguterana, icya gatatu yagiye muri gym, icya kane yagiye guhaha, icya gatanu ari gufata umugabo neza cyangwa se umugore neza simbizi, icya gatandatu ari kureba abana, icya karindwi ibyumweru bitandatu adakandagira mu rusengero. Si semaine umukristo abatijwe mu mazi menshi tukamwakira agahagarara ahangaha adakandagira mu rusengero mu icyaki, kuko ntagira Mwuka Wera umukebura. Ubundi Mwuka Wera arakebura, niko kazi ka Mwuka Wera no gukebura. Akazi ka Mwuka Wera no kugira gute? Gukebura. Ikimenyetso cy'umwuka wakimaye wingwate nicyo bisobanura ngo ubu turi hano mama tumukunda ari gukebura nk'umushumba, nituva hano akazina ka Mwuka Wera. Siko bimeze hano ndimo gukebura nk'umushumba, kandi noneho n'amasaha make. Ejo wenda ntituzaba turi kumwe, ntituri burarane, wenda n'ejo wenda ntituzabonana, wenda tuzabona. Ubundi hasigaye na ha Mwuka Wera. Umve ko Mwuka Wera afite akazi kenshi n'umwemerera kuba muri wowe. Mu yandi magambo Mwuka Wera ashobora kukuyobora neza kurusha uko nakuyobora. Yesu nashimwe, kuko Mwuka Wera niwe mumarana igihe kinini kurusha mama tumukundi. Mwuka Wera niwe muhorana kurusha umushumba. Mwuka Wera niwe muhorana kurusha umudiyakoni mu icyaki. Mwuka Wera niwe muhorana kurusha dirija muri korali. Dusome ibyanditswe byera. Byakozwe n'intumwa ibice bibiri, n'amagambo amenyerewe. Ngo bari mu mwuka umwe bahuje umutima. Mwuka Wera aramanuka batangira kuvuga izindi ndimi. Ibyakozwe n'intumwa kabiri, hera ku murongo wa mbere ungereze ku murongo wa kane gusa. Ibice bibiri ungereze ku murongo wa kane. Ibyakozwe n'intumwa, hera ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa kane gusa. Hepfo bazakomeza gusoma. Titire y'amagambo iravuga ngo uko Mwuka Wera wamanukiye intumwa. Uko Mwuka Wera wamanukiye intumwa. Umunsi wa Pentekote usohoye. Umunsi wa Pentekote usohoye. Uyu munsi ni umunsi wa Pentekote abatari babizi. Yego. Bose bari hamwe. Bose bari hamwe bahuje umutima. Mu mwanya umwe bahuje. Kintu bita guhuza umutima no mu mwanya umwe. Nuko umuriro batungura uvuye mu ijuru. Hanyuma umuriro wa Mwuka Wera batungura uvuye mu ijuru. Umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Byari isezerano kuko mu gitabo cya Luka mu mpera ibice 24 gutyo hari mu gitabo cya Luka Yesu yaravuze ngo ndagiye mugume mu murwa nzabohereza Mwuka Wera.
byari isezerano. Amena. ukwira inzu bari bayicayemo Yego. haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Yego. ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo kuko bahuje umutima, bose buzuza umwuka wera, bose buzura umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. nk'uko umwuka wera yabahaye kugira gute? Kuzivuga. Batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka wera yabahaye kuzivuga. Icara. Umwuka wera ariho, abahakana ibya mwuka wera sindi kumwe nabo, ibyo birakureba, ariko ngewe nzi ko umwuka wera ariho. Ducunguje uburyo umwete, ndagira ngo tuganire mu yandi magambo. Mwuka wera yamariye iki ntumwa? Bamaze kuzura mwuka wera byabamariye iki? Nakahe kamaro ka mwuka wera kuri izi ntumwa? Amen. Mu yandi magambo, bamaze kuzura mwuka wera byabamariye iki? Pourquoi? Ese ni impamvu ki Yesu yavuze ngo nzaboheza mwuka wera mugume mu murwa kugeza ubwo muzahabwa imbaraga za mwuka wera? Tujya kuganira amagambo make avuga ngo bamaze kwakira mwuka wera byabamariye iki? Mu yandi magambo, akamaro ka mwuka wera kuri bo. Pourquoi? Wakwibaza icyo kibazo, ni ukubera iki yabahereje mwuka wera? Kandi yabahereje mwuka wera dès le début ya gahunda no gukora. Mu yandi magambo, mu ntangiriro zo gukora habanje mwuka wera. Yesu nashimwe. Mu ntangiriro z'akazi habanze mwuka wera. Mwami wanjye we, data wa twese, mwuka w'Imana nakwigezayo ntaho nagera, nami nagufite, fata ukuboko kamungereje. Umva amajwi menshi andi inyuma n'imbere, ambwira yuko ntazagerayo, akanyereka abibwiraga. buriya rero aya magambo ngiye kuvuga cyangwa iby'umwuka ndi kuvuga birumvwa n'abanyamwuka nyine. Utari umunyamwuka ntabwo ari bubyumve. Papa Jose Dida birumvwa n'abanyabutayu. Uko niko bimeze. Hari ururimi abantu bose badapfa kumva n'abagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru. Ubundi hari ururimi rwa buri gihugu kigira ururimi. Buriya hari n'ururimi rwacu bwite. Twabagenzi dufite ururimi abanyamahanga batumva. Buri gihugu cyose kigira ururimi. Amen. Aya magambo arumva n'abantu bari mu mwuka. Icyambere byabamariye. Intumwa zimaze kwakira mwuka wera. Reka nze mvuge nawe numara kwakira mwuka wera. Niba waramwakire simbizi, ubwo turabigendanamo uraza kumenya niba waramwakire cyangwa utaramwakira. Ubundi wifuze kumwakira. Icyambere mwuka wera kumarira, wenda reka tuve ku ntumwa kuko igihe cyabo cyararangiye, ni twebwe. Icyambere mwuka wera yabamariye, mwuka wera yabahaye kuvuga bashize amanga. Sase kuvuga bashize amanga. Ubundi gushira amanga ntabwo ari gushira isoni, ahubwo gushira amanga no kuvugisha ukuri. Icyambere mwuka wera yamariye izi ntumwa kuvuga bashize amanga. Reka mbabwire ngikandagira mu cyumba ubwa mbere premier mangikandagira mu cyumba cy'amasengesho. Umuhanuzi ijambo rya mbere yambwiye ngikandagira mu cyumba cy'amasengesho ubwa mbere nasengeye muri Eneri. Haza umuntu w'umunyamasengesho w'umumama w'umuhanuzi arambwira ati ariko mbona ufite ishyaka ryo gusenga, wazaje nkakora iki cyumba cy'amasengesho? Ndamubwira nti uzanjyana. Aranjyana mu masengesho y'imisi sek. Umuhanuzi ngikandagira arambwira ati mva kwiteka avuganye nawe, aguhaye gushira amanga. Nicyo kintu cyambere, aguhaye gushira amanga. Nari ngikorera CHK
ndavuga se gushyira amanga ibyo se byo mu kazi, gushyira amanga se ndi hehe? Ibyo byo gushyira amanga se nibishatse kuvuga iki? Nari ngikorera se hashika kiri mu kazi kanye, ariko mu yandi magambo cyitwara uko shaka nimereye nkuko nishakiye bya bindi byirari ryanjye nyine, ariko gusa ndimo gutembera kuko nari nagiye gutembera. Urebye sinarinzi ibyo nagiyemo, maze kugerayo data arahamfatira. Wowe Imana iguhaye gushira amanga. Mbere icyo yaba mu yandi magambo kuvugwa badategwa marigare. Yesu nashimwe. Gushira amanga ntabwo ari gushira isoni. Amen. Kuvuga bashize amanga. Cyagiye Paulo asezera ku itorero rya Efeso, agiye muri Isirayeli, agiye Yerusalemu. Yarabwiye ati ndagiye, arabasezera, ntacyo nikenze kubabwira, ntacyo ntababwiye, ntacyo ntakoze, ariko ndagiye kuko wari wo muhamagaro wo kuzenguruka hirya no hino. Aravuga ati rero ngiye Yerusalemu. Nijoro mu gitaramo bataramye, umukobwa w'umuhanuzi arahanura, ataravuga ati nyiri umushumi, wari umushumi wa Paulo, agiye guhaguruka agenda, ariko nagerayo dore mbonye bamugize gutya, bamuboshya amaboko n'amaguru, namara kugerayo niko bazamugenza, bazamuboha. Paulo aravuga ati umva nkubwire, uretse no kumboha niteguye no gupfirayo. Yesu nashimwe. Uva ukawara icyambere yabamariye kwari kuvuga bashize amanga, mu yandi magambo ntacyo batinya Imana gusa. Kandi reka nze nkubwire, nubwo woke muri iteraniro uri umuntu runaka, singiye kuvuga wenda amatitire, Mwuka Wera ankoreyemo sinagutinya. Hawe ntinyongeze mu mwuka. Uyu wicaye hano ntabwo namutinya, gusa dushobora kugira mu rugo nkamubwira nti sorry, burya nari mu mwuka. Sinabibabwiye se cyegeye mpagarika iwacu ko namamagaye nkamubwira nti ejo ninjye nabo mu rusengero, agira ngo ni imikino. Ndara ndi kubitaravayaho hamwe na papa, ndara ndi kubikoraho hamwe na data, ariko nyigisha uko mbivuga marigre ari umwana nabyaye. Awi yandi mu mwuka ntacyo wambeshya, kandi umwana uretse nakurondora ntacyo wambeshya, uretse ko nakwihorera gusa kuko mama tumukunde, nahawe umwuka w'ubwenge gusa nakwihorera, ariko nta kintu wambeshya. Imana yampaye harimo no kurondora imyuka, yaza hana kiharaza nk'umuhanuzi, kabona ari kuvuga ubusa gusa, sinamukoreza isoni wenda mu bantu, nkabisuzugura nkabica amazi. Namaranga mutima ye ari gushaka views, dore muri iyi misigo agahagara hano ashaka bazamuhamagara ejo, agahagarara hano abashaka bo bari butahane bakamubwira bati umva mukozi imangwe ne dutahana iwanje umare kabiri. Gusa ari gushaka views, niko bimeze gusa, nkamwihorera kiyamamaza yarangiza agataha. Ikindi gihe ntabwo namuha umwanya. Kuvuga bashize amanga, namubwiye ejo ninjye nawe, kandi aho twabonaniye mu buryo bw'umwuka niho nzavugira, ntabwo ndagusanga iwawe, kuko wowe se ho nabonaniye nawe mu buryo bw'umwuka. Twabonaniye imbere y'Imana, imbere ya church, nakwimikiye mu ruhame, ndanabivugira mu ruhame. Njyewe nta soni ngira mu bintu by'umwuka, nta soni ngira, cyangwa se kuva ngo barabibona gute, barabireba gute, barabigaya, baragira gute, ijo mafu.
kubigaya se ijuru ryagize gutya sicyo gifite agaciro? None se kunshimagiza ijuru ryagize gutya sibwo nababara? Kunshimagiza ijuru ryangaye nge byambabaza. Kungaya ijuru ryavivuye jo mamfu. Nuko mu mwuka nuko narezwe kandi nuko nakuze. Mu yandi magambo ubwo burere bwo mu mwuka nubwo mfite, kandi ndasaba Imana nsenga nyiribihe izandinde kwivangana yandi mahanga. Ikindi izandinde kugoreka ku rurimi no kuvuga indimi nyinshi, izandinde guhindura gahunda, izandinde guhindura ubutumwa. Ntabwo nagutinya cyane kadata takungabiye. Ijambo rya mbere umuhanuzi yambwiye ngo Imana iguhaye gushira amanga ku manywa yangu saa yine. Ikoraniro riteranyire debari, Imana irambwira ngo irukane umuhanuzi, mwirukane ku manywa y'ihangu. Kandi ntabwo ndategereza ijoro muri batandatu, uramwirukana ku mugaragaro. Mbaza Imana ngo iki? Kuko njya nyibaza ngo umbwiye ngo iki? None ndabikora gute? Saa yine z'amanywa kuko yaranze kumva. Ubundi iyo wanze kumva Imana kugira kabarori effectivement, kandi nta munyamwuka Imana idasanga personnellement cyangwa ibinyujije mu ijambo n'abahanuzi. Umuntu wese ujya kuba kabarori Imana iba yarananiwe. Kabiri yanze kumva. Gatatu Imana ihari n'ubwiti yewege hazi mu murimo wanjye, gehazi mu murimo wanjye, yewe gehazi. Hari ikintu nakoze datanyambika yandi mapeti, kandi reka nze mbabwire torero rya Kristo n'undi munsi n'uwari ushaka kwigira ukuntu uyu iri cyaci nta karima sakarima kawe ndasubiramo. Waburirimba zigatinyana ugahanura inka zigatinyana zazo, ukavuga ubutumwa isi yose igakoma amashyi. Ntabwo nagutinya, nta kamara mu murimo. Cyaci sakarima k'umuntu, urusengero n'urw'Uwiteka. Niko bimeze. Nubwo ufite akamaro kangana gute, Imana yagukuyeho amaboko byarangiye. Navuze ngo nubwo ufite akamaro kameze gute yewe, Imana yagukuyeho amaboko byagize gute, byarangiye. Waba uri kamara, waba utanga miliyoni ubukode bukaboneka, ugatanga miliyoni wenyine ubukode bukaboneka. Umva yewe, waba witanga rwose ukamanura parafu ugashyiramo iyindi, ni hahandi ijuru niritakureba neza uzandagara. Amen. Yesu nashima. Ijuru niritakureba neza uzagira gute? Uzandagara, uzatagakira. None irambwira ngo mwirukane ku manywa y'ihangu, kandi ureke gutegereza ijoro muri batandatu cyangwa mu cyumba. Uramwirukana mu isoko ry'abantu kuko yanze kumva. Sayine kandi ikirakorwa cyose kirakorwa yamaze kuva hano. Yari umuhanuzi ukomeye, yari umuntu uzi gutera amakorasi mbarahije ukuri, yahagurutse gikorasi ukagira ngo ijuru riramanutse, ukagira ngo Yesu araje. Ndamubwira ngo Imana mwigari mfata mikoro, ndavuga ngo Imana iravuze ngo nasohoke kano kanya, afata ibye kandi asohoke, ntazongere kugaruka muri uyu murimo wa data. Mikoro ku mugaragaro, induru ziravuga, barira bararira, baboroga bati ntibishoboka. Ndavuga nti ndasubiramo, iravuze ngo afata ibye asohoke, kandi guhera uyu munsi ntazagaruke muri uyu murimo. Ni story ndende niko byagenze kuva icyo gihe ntarawugaruka, kandi
marigre atawugarutsemo ntiwabuze gukorwa, nta cyapfuye kirimo, burya nta kamaro ubaho, kandi n'Imana itabura uko yiranja. Iyo yagukuyeho amaboko iruhande haba hari abasimbura. Amen. Ubu nshobora kwigira akagararo kumundeba ngakora ibidashimwa nayo, ikambwira iti nari naraguhaye kugabira ibibitsanyo byanjye, uwo ngiye kugusimbuza azakora ibiruti byawe. Ikamwantrena, ikamuha imbaraga, ikamuhiyerekwa, ikamusukaho ububyutsi. Uwo ngiye kugusimbuza noneho kugira ngo abantu bamenye ko ndi Imana ishobora byose, azakora ibirenze ibyo wigeze gukora. Yesu nashi takamara taji kanganje kibaho mu byayo. Umva yewe, mu yandi magambo nta utagira umusimbura. Icyambere Imana yabahaye kuvuga bashize amanga. Ntiteranya uramubonye muhuriye hano muri korari, uramurebye usanze ntiteranya sibyo niki. Yampaye igikombe cya Nido, igikombe cya Nido naza gisubirane cyangwa se ambwire nkimwishyure, ariko ibyo niki naza gisubirane cyangwa se ngire none si igikombe cya Nido cyaranguze, igikombe cya Nido cyaguze akakanwa, cyaguze akanwara. Yampaye igikombe cya Nido, aheretse no kunzanira igitenge, dore zirankweto ni wazinguriye biramaze. Kuzigura se nibyo byatuma kuzigura byaguze akanwa, kuzikuzana byaguze n'akanwa kawe. Ikindi kukuzana izo nkweto byajyanye umwuka bari kubamo, umwuka wo gushyira amanga. Uko bimeze kose umwuka wo gushyira amanga, kuvuga bashize amanga. Mama tumuko Yesu ashimwe, ni wa mama waguhaye cya gitenge. Ndavuga ngo kuyu muntu arengereye gitenge kirampagamo. Oliva we, igitenge kigeze kumpagama mu myaka runaka. Yewe nubwo yaba super igiguri bu 150 ntabwo wanshunagurizaho uko ampamagaye. Wenda shaka ko musengera kantu urwibutso, ni wa mama waguhaye cya gitenge. Ndavuga ngo kwarengereye muntu umwe nawe yigeze kumbwira ngo ni mubabare musengere, ngo ni musengera bigacamo ngo azaza kunshimira. Ndavuga nti ariko si umuntu yagiye akabanza akabaza amakuru aba nukuri kutiriza cyane, nzaza kugushimira. No kuvugisha ukuri mwanya magambo taguri tinya maso y'abantu muri byose ugomba gutinya. Igitenge cya buri munota buri hari ikintu njya mbwira Imana ngo ariko Mana, abarokore n'abakozi babagiriye neza bakareka gucunaguzwa, wambabariye abahanuzi abashumba ukabaha gutunga bakareka gucunaguzwa. Kureba inkenyera akavuga twemeze kose namucunaguza, akareba uko bayeho akavuga twemeze kose namwifatira. Ariko reka nze mbabwire ikintu cya mbere mwuka wera yakoze mu ntumwa yabahaye kuvuga bashize amanga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga. Kabiri
kabiri cya kabiri baroko reka nze mbabwize ukuri uzabwira umukozi w'Imana uti mfasha gusenga musengane fasha uru rugamba nicyo twahamagariwe ubundi ariko muzagerageze ntimuzagura abakozi b'Imana icyo bita kubagura ni bibi kandi uzamugura ari umuhanuzi akuvangirirweho uzamugura ari umuhanuzi agire gute akuvangirirweho icyo bita kukuvangirirwaho nakubwiye ngo ushobora kumpamagara kwambwiye ati mama tungo mfasha urugamba rurakomeye nicyo twahamagariwe rwose fasha urugamba rungeze kuri aho nagufasha ariko nimugerageze kugura abakozi b'Imana uzagura umuhanuzi kandi azakuvangirirwaho kuko abadakomeye nyine bagurwa kandi ntabwo azakuva imbere atavuze ngo iravuze kuko wamuguze niba waguze ubuhanuzi byanze bikunze ugomba kububona siko bimeze iyo waguze umuceri byanze bikunze ugomba kubona umuceri niba ujye kugura ubuhanuzi byanze bikunze ubuhanuzi ugomba kubutahana yabugira atabugira urabutahana ijambo rya kabiri Mwuka Wera amaze kumanukira mu ntumwa cyangwa se amaze kumanukira muri wowe reka twumve icyo yagukoreye niba yaragikoze koko ese kuri iyo ngingo tuvuyeho ufite umwuka wo gushira amanga nawe muri korari cyangwa mu nshuti zawe Geradi iyo wabonanye nabo abasore babwiza ukuri umva ijambo rya kabiri ni ijambo rivuga ngo uwo Mwuka Wera yabahaye guhamya icyo bizeye guhamya icyo bagize gute guhamya icyo biringiye nicyo bizeye mu bagore 8 ntabwo nshobora gutinya guhamya icyo nizeye mu bagore 8 aba mama twiganye turi nk'abarokore turi babiri hari kandi ntabwo ari benshi turi nk'abarokore turi babiri mu mama twiganye dufite groupe turabarokore turi babiri harimo nge n'undi w'umwadeperi ariko ntabwo dushobora gutinya icyo twizeye gutinya guhamya icyo twizeye bose nzabagiramo koko nihishire mvuge ngo ntabwo ni pasiteri ubwo se ndi guhishiki Mwuka Wera yabahaye guhamya icyo bizeye amen byanze bikunze ushaka gusa nabo tushobora guhamya amen guhamya umva reka mbaze ikibazo mbese iyo wabageze murahamya cyangwa subiza Imana nabajije ngo iyo wabageze murahamya niko nabajije mbese usobanura impamvu utari kumwizaga cyangwa ugasobanura impamvu utanyweve urahamyara ugasobanura impamvu batazanye kakarahuri ka veruje wivuga ngo ndumva nta wababwiye kuri umurokore ariko kandi ukababwira ko barakore hari byo mutemerewe kugira ngo n'ikindi gihe batazongera n'ikindi gihe batazongera kukumenyera amen najyanye ahantu n'umurokore mu rugendo umurokore wenyewe atari iby'amacaki murokore nyawe atari iby'amacaki tugeze ahantu runaka abakuyemo igitambara kubitamo perike akubitamo perike misatsi araconze arayigoroye Yesu mwamugira neza ndamwene se aho tugiye ugize ibyo gukubitanirayo n'uwanyu aho tugiye ugize ibyo gukubitanira kubitamo perike navuze ngo n'umurokore wenyewe wujuje ibyangombwa simvuze aho nsengera ariko abari bujye mu mwuka barahafindura bakubisemo perike rwose arahenge aragoroye
turageze turizihiwe mu birori babazanye ikarito ya veruje bazengurukije bwa burahuri bungana urwara nyine bamwera mbona aragafashe katwegeranye ati gafate pasite fata kudafasha karahuri ndamwihorera kuko hari byo ndeba nkumva nabi suzuguye nabiciye amazi iyo nabonye umuntu ari zagara ndamureka iyo nabonye umuntu ari zagara ntabwo mutaha umwanya baramusukiye rwose veruje baracagashije kwa kundi mbona aranyoye ariko si wakwemwereye kaho yambwiye ati aha hari abakristo bawe cyangwa ninde umenya ko wanyweye hano hari umuntu twari turi kumwe aramubwira ati ariko wamuretse nubwo wamutera icumu ko atayinywa wamwihuriye kuko umushaka iki twagendanye n'umugabo aramubwira ati nubwo wamutera icumu ko atayinywa umushaka iki wamuretse igihe wamutitirije wanyweye ukamureka nubwo wamutera icumu ndakubwiye ngo ntiyayinywa mureke rero aranyweye mu kanya atangira guseka atangiye gusinda veruje igira kangahe abazinyoye arukora igira kangahe veruje abazinyoye ntabwo turaguseka wenda ntabwo turaguseka 13 ngira nawe arukora ya 13 mitsingi igira kangahe 5 veruje ni 13 ngaho nawe tekereza mukanya batangiye guseka mukanya mbona atangiye kuzamura amaguru ari kugereka akaguru ku kandi mukanya mu yandi magambo arasinze cyane wenda wabona yayinywe yatayiherukaga icyo utaherukaga gisho no kugusindisha ariko kuva uwo munsi za mvugo zo mu isi mugakiza nahise muca amazi kandi reka nze nkubwize ukuri muroko mu buzima uzirinde gutakarizwa icyizere kuko hari icyizere uzatakarizwa icyizere ntikigaruke niyo duhuye niyo numubonye namuhise muca amazi mugakiza nahise mu dekarasa icyo bita kumushyira quelque part mu yandi magambo namushyize muri buruyo iyo ngiyo hirya mwuka wera none se ubwo ugiye kuvuga ko yari kumwe na mwuka wera bundi mwuka wera muragendana mwuka wera murararana mwuka wera muririrwana mwuka wera muratemberana mwuka wera ku kirwa cya Zanzibar ntabwo usiga mwuka wera mu ndege ntabwo usiga mwuka wera umva mu majyepfo ugendana na mwuka wera mu Mutara buri kumwe na mwuka wera amajyaruguru ugenda aho uri hose mwuka wera Yesu nashimwe haleluya umva guhamya ibyo bizeye ibyakozwe n'intumwa gitaitamye 8 somera amagambo icyakora muzahabwa imbaraga mukabona n'abamanukira kandi muzababaga babakumamya iyo udayisamariye kugeza komera zisi icyakora muzahabwa ibyakozwe n'intumwa gice cya 8 nabonye abantu benshi iryo jambo bari postinze amen icyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera n'abamanukira kandi muzabagabo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi uri hose urasabwa guhamya Imana wizeye hano ndi kubonamo nabubatsi wabawubaka waburi kugikwa wabugeze hejuru urasaba guhamya Imana wizeye mu yandi magambo babwira Imana wizeye bagufata uko bashatse ubabwira Imana wizeye Yesu nashimwe haleluya babifata uko bashatse bazagera aho bimenyere hamya Imana wizeye icyo gihe guhamya bigaragaza mwuka wera kurimo
kuko nta wabasha guhamya mbarahije ukuri nta wabasha guhamya umwuka wera atamurimo. Gihe kimwe nigeze kujya mu bukwe bw'abene wacu nsanga bateguye imekenyero n'udupira dufite akadodo kangana gutya. Mikenyero n'udupira dufite agashumi kangana n'ikaramu. Agashumi ubwo urumva mu mabereho tayari naha. Ndabyitegereza barambwira bati ibi ni ibyawe. Ku mutima ntimwanyitiranyije. Babwira ngo ibi ntabwo nabyambara. N'abakuru banjye harimo n'abakuru banjye b'abakecuru kukuri. Ndababwira baratwambaye nyine. Umvara amabere yakunama gutya ibere rikazamuka. Yakunama ibere rigasosoka. Ubwo ngo yarimbye. Bakecuru bafite abakwe n'abakazana yakunama umukwe yagira gutya gato y'umukwe akabona ibere. Ndababwira ninjye ntabwo ibi nabyambara. Kugeza na n'ubu ntabwo bajya banshakira imyenda. Yo habaye amakwe ndababwira nti ndambara yanjye. Dezorume aya musore nge ndambara ibyanjye bitandukanye n'ibyanyu. None se ko ababikira se kubahora mu bitambaro. Umubikira naza mu bukwe bwabazakuramo igitambaro. Niko nabajije niba ari namwe n'inyuko ari umubikira. Naza mu bukwe bwawe wenda yageze yavuye muri kuva azavanamo igitambaro. Nanjye ndi umubikira ku giti cyanjye nanjye ndiwe. No comment. Awi mfite tuniya ngitavamo. Kandi wikibaza byinshi. Kugeza ubu iyo habaye seremoni runaka ndababwira ngo mushakiranye imyenda yanjye muyihorere nzaza niyanjye. Nuko bimeze. Guhamya ndababwira ntibina iyi mishumi ntabwo nayambara. Ndababwira ngo mwuka wera undimo ntabwo nyine yakwega gatuza imbere y'abantu no kugaragaza intugu n'ibindi byose biri kwerera hanga. Izi nyama ziri kwerera hano ziri kunagana. Ubivuze neza mama Boneri cyangwa mama Diana ziri kunagana ku gasozi. Ndi kuzereka ndi. Ndababwira nti ntabwo two natwambara. Cyakwa hangizo aho hafi. Ndababwira nti oya kugeza ubu ibyanjye barabyitwararika gahunda zanjye n'izanjye umwuka wo guhamya kandi ujye ukubamo nubagera muhamye ntukemere gupfa kurya. Amena. Yesu ashimwe. Babwire ko utabishoboye atari ibyawe. Ntugapfe kunywa. Babwire ko utabishoboye. Ntugapfe kwambara. Babwire ko atari umwambaro wawe. Hari impamvu ituma iby'isi bitaturyohera. Twabibona tukabibona ntimugapfe kurya gakura tugashinjagira dushira nyamara tubikene kugira ngo tudatangira. Ni gute umunezero niba ari n'umunezero reka mvuga umunezero da w'amasaha atarenza 2 ni gute wakwambura agakiza? Ni gute amasaha 2 yakwambura agakiza koko? Amasaha 2 akwambura agakiza akamanya kumutsima kakwambura agakiza. Ubukwe natashye umusanze panda ine dota amasaha 2 butume ngari Kigali umutima uri gutimba gusa pa. Ayo masaha 2 ngomba kumenya uko nyagera kandi nkayonjoyingamo nk'umurokore. Siko bimeze? Herega natwe turenjoyinga. Herega natwe ntabwo turabaswa. Natwe turasobanutse. Kandi natwe turizihirwa. Ariko twizihirwe nk'abarokore. Yesu nashimwe. Twizihirwe nk'abaki? Twenjoyinge nk'abaki? Nk'abarokore. Yesu nashimwe. Yamwe basore n'inkumi murambagizanye nk'abarokore. Murambagizanye nk'iki? Papa Yesu. Murambagizanye nk'abarokore. Siko bimeze?
si ukuvuga ko mutazarambagizwa. Bakobwa bacu mugomba gushaka kandi mugashaka abagabo beza b'abasirimu ndetse ariko murambagizanye nk'abarokore. Twenjoyinge nk'abarokore. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane bene da. Abakora ingendo ku bibuga by'indege nk'abarokore. Mu kazi biro yawe ya ntebe yituruna ugira gutyo ukayigarura ukongera ukayigarura nk'abarokore. Amen. Yesu nashimwe. Iwawe muri shato runaka nk'umurokore. Amen. Imodoka nziza ya V8 nk'umurokore. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oya twenjoyinge. Ubwo nashatse kugira ngo mbashyire muri modu utavuga muti harakomeza kuvuga bira bintu byo kuduca intege no kuduca amazi. Mwenjoyinge nk'abarokore. Ni murambagizanya abasore n'inkumi murambagizanye nk'abarokore. Yesu nashimwe. Amen. Harano nigeze kugira mu cyaro mva mu modoka. Ngo mana we ngo disi ngo n'umupantekote. Ngo n'umupantekote disi. Ngo mana we ngo n'umupantekote we. Kabavuze batese nta pantekote bateze ibitambaro burya batunga amamodoka. Kuko benshi bazi ko abantu mugakiza ari gutindahara. Kandi kanze mbabwira ikintu ndi gusengera muri iyi minsi kandi kigomba gucika mu bantu. Dataka kimfashamo ndi gusengera umwuka w'ubukene. Niba ari ikintu cyakurimbuza gihonomo guhora wiganyira kubera ubukene. Singira za mentalite za kuba ngo umurokore n'umutindi. Uwo mwuka ntabwo mbamo. Reka mbabwire kuri uyu musozi nzasengera umwuka w'ubukene kugeza igihe uwo mwuka uzanduruka mu bantu. Nibashaka bazavuye ko navangiwe ariko nzabibazwa ubwo niba naravangiwe. Ariko ubukene ni bubi, ubukene ni indwara, ubukene ni ikigeragezo. Reka mbabwire indwara ya mbere nabonye baho n'ubukene. Nukuri kw'Imana ubukene buraryana. Ijuru warijyamo ntabwo wapfa kujya mu ijuru uhora wiganyira. Akacyanda oya n'ubugende do ntagaze hano nabaye akacyenda. Umuntu arakifuje kubwo kuba atakagura kandi nabo gakeneye bikaba byamucumuza. Arifuza gakweto undi yambaye bikaba byamucumuza kandi ugafite ukabukambaye nawe wanezerwa. Reka mbabwire kuri uyu musozi kandi icyemezo nafashe muri 2022 no kwirukana umwuka w'ubukene. Data bimfashemo. Data gira gute. Hari igihe nicara hano ku ruhimbi nareba ibintu bikambabaza mu bantu. Abantu bahora biciye ku ntebe z'imbere agahinda n'agahiri aho umuntu avuga ati nabuze itike kuza gusenga. Mama tumukunde ndaba barankashavura kandi byo kuvuga ngo abarokore ngo nabakene ngo ibiki. Oya iyo mentalite izo barahije ukuri. Ubukene bwacumuza umuntu akajya gihonomo. Amen. Ngo mana we ngo n'umupenedisi ngo n'umupantekote. Ko ntabwo bakumva umuntu w'umupantekote hari uvuye mu modoka ngo yatse imodoka atwara. Ikintu cya kabiri mwuka wera yakoreye intumwa. Icya gatatu amen bamaze kwakira mwuka wera. Uyu bukene nzabusengera ariko hamwe na data wampamagaye kuko Imana yagize kubwira Mose ngo nicyo nsabye gukora ndagikora mwana wanjye kuko wangireho umugisha nkakumenya izina. Uyu musozi icyo kintu nacyo kiri muri gahunda ngomba gusengera muri ayo mavuta no muri zo mbaraga Imana yaduhaye. Na umwuka w'ubukene mu bantu ni ikintu kimbabaza mu buryo burenze. Icya gatatu mwuka wera yabamariye bamaze kwakira mwuka wera yabahaye imbaraga zo gukora imirimo n'ibitangaza. Yabahaye imbaraga zo gukora imirimo n'ibitangaza. Imbaraga za mwuka wera zo gukora imirimo n'ibitangaza zo kubwiriza abantu bagakizwa. Amambere mu yandi magambo muri iyi nyigisho ndi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Mbere na mbere bamaze kwakira mwuka wera barabwirijwe hakizwe 3,000.
amen. Igitangaza cya mbere cyabaye ni cya Petero na Yohana bakiriza kirakirema mu bice bitatu by'ibyakozwe n'intumwa. Nicyo gitangaza cya mbere intumwa zakoze. Ibyakozwe n'intumwa ibice bitatu. Nicyo bamaze kwakira mwuka wera. Bageze ku rusengero rwitwa Ryiza. Kandi icyo kirema ngo cyahoraga gisabiriza aho ngaho. Amen. Bamaze kwakira mwuka wera baramubwira bati ubwo tuhanyuze were gutega ibiganza uturebe udutumbire icyo tufite tujye kukiguha. Amen. Haleluya. Bamaze kwakira mwuka wera bahawe gukora imirimo n'ibitangaza, ndetse bakora ibitangaza byinshi. Yesu nashimwe. Amen. Barabwiriza abantu barakizwa kubwo imbaraga za mwuka wera. Ngo ubwa mbere barabwirije hakiri 3,000. Amen. Muri icyo gice cya kabiri ubireba urabibonamo bagitangira kubwiriza 3,000 biri hano. Ibice bitatu Petero na Yohana bakiriza cya kirema kubwo imbaraga y'Imana yari barimo. Icyo ni cya gatatu. Imana bamaze kwakira mwuka wera, mwuka wera yabahaye gukora imirimo n'ibitangaza. Ibitangaza bikiza indwara, bakabwiriza abantu bakihana n'ibindi. Amen. Icyakane cya nyuma. Icyakane wenda icyo ntabwo gitindaho. Icyagatatu imbaraga y'umwuka wera imaze ko yabahaye gukora imirimo n'ibitangaza no guhanura. Mu yandi magambo uwo mwuka wera araguhishurira akwereka ibyo abandi batabona. Gatatu icyakane ndangirijeho wenda ntindaho umunota umwe. Mwuka wera bamaze kwakira mwuka wera nkuko nawe wamaze kumwakira natwe tukamwakira. Icyo twabonye kuri mwuka wera ni umufasha w'ukuri, ni umufasha. Mwuka wera niryo jambo natangiriyeho ngo iyo tutagira mwuka wera tuba tumeze gute? Tuba twarabaye nk'abandi. Mwuka wera ni umufasha mwiza. Amen. Andika amagambo ari mu gitabo cya Yohana 16 guhera ku murongo wa 4 wenda. Ni amagambo avuga ngo umumaro wa mwuka wera. 16 ibice 16 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 13 kumanura. Uzabisoma wiherereye. Umumaro w'umwuka wera ni ibintu bitatu. Akamaro ka mwuka wera ni ibintu bitatu. Ni amagambo avuga ngo mwuka wera naza azabahishurira ibigenda kuba. Kabiri, mwuka wera naza azabemeza iby'ibyaha. Burya nubwo wakubita umuntu mu mutwe ugasandara, icyaha ntashobora kucyemera, mwuka wera atahageze. Amen. Ngo mu byumba bajyaga babakubita bagafata inkoni bakanakubita ibirenge. Ndabyibuka igihe kimwe turi mu cyumba hariya mu rugo, hari umukozi w'Imana waje aravuga ati ngiye gufata inkoni nkubita ibirenge. Ariko ndakubwiye ngo yakubita ibirenge umunsi akihana yataha akabisubiramo. Ariko iyo mwuka wera yahageze atumumaraamaza. Amen. Haleluya. Ubu nta kindi cyadufashije kure ibyo twari turimo. Icyadufashije kubireka ni mwuka wera. Navuze ngo yazaga kubita ibirenge pe abantu bakihana n'amashereka bonse, ariko yahava nanone akabisubiramo. Ariko mwuka wera yahageze atumumaraamaza. Amen. Mwuka wera icyambere, mwuka wera uwo mwuka wera naza azabahishurira ugenda kuba. Kabiri, mwuka wera azabemeza iby'ibyaha. Gatatu, mwuka wera azabayobora mu kuri kose. Wumvise akamaro ka mwuka wera? Impamvu ari umufasha. Rimwe, mwuka wera azaguhishurira ibyenda kuba. Amen. Haleluya. Nukuvuga ngo nta munyamwuka utungurwa n'ibihe. Nta munyamwuka utungurwa n'iki? Ntabwo bibaho. Haba mu nzozi, haba mu ijambo, haba abahanuzi, umunyamwuka wese ibijya kumusohora kenshi ababizi. Amen. Irakubwira ngo kenyera ukomeze urugamba rwahageze. Amen. Kenyera ukomeze urugamba rwahageze. Igihe kimwe njya gupfusha ijwi ry'Imana ryangize rirambwira ngo kenyera ukomeze umunsi umubi waje. Niko Imana yambwiye. Ambara ukenye ukomeze nk'umusirikari kuko umunsi mubi wahageze. Ambara ukenyere ukomeze nk'umusirikari. Nayo magambo Imana yantumyeho kuko umunsi mubi wasohoye. Nta munyamwuka utungurwa n'ibihe.
yaba ari n'inzara mbanye yikubwira niyo ugiye kwinjira mu nzara njya gupfusha nayo magambo yangiza ambara kenyera kwemeza nk'umusirikari pe umunsi mubi wahageze kandi exactly niko byagenze nta n'ukwezi kwashize nta n'iki navuze ko niyo ugiye kwinjira mu nzara ubona ibimenyetso kandi niyo ugiye kwinjira mu kigeragezo hari igihe urota inka ziri kukwica burya nubona inka z'amahembe ziri kukwica ikakwirukaho ku gasozi tayari itegura ibigeragezo nubona inka iri kukwirikaho ku gasozi y'amahembe maremare uzamenye neza ngo ikigeragezo cyahageze nuramuka ubonye uri gusayagurika nko mu nyanja nko mu kivu uri gusayagurika mu mazi menshi ugasayagurika ariko gukoziye akagukoziye uzamenye ngo ikigeragezo cyahageze amen nuramuka ubonye uri mu ishuri ufatiye ikayiteye ariko bawinjiye mu ishuri kandi nta gacu ko kwiga ufite ariko ukabona ufashe ikayi winjiye mu muryango w'ishuri n'ikayi n'ikaramu ukabona wicaye mu ntebe muri karasi uzamenye ngo ishuri ry'Imana ryahageze amen uwamuka naza aza bahishurira ibyenda kuba ukabona ufashe ikayi n'ikaramu winjiye mu ishuri ukicara mu ntebe muri karasi sezera ku bantu babwira uti ngewe ngiye kuba ngiye ku ruhande kandi sinzabarenganya utazansura kuko ngiye kujya mu ishuri ry'Uwiteka hari uwavuze ati amashuri aratandukanye hari igihe wiga muri interina iyo wiga muri interina ntupfa gusurwa iyo wiga muri interina urya ibyo ubonye iyo wiga muri interina ntuhindurana uniform ngo urambara agashati urambara wiga muri externe ubu ngubu yaje gusenga yambaye kandi gakanzu ariko wiga muri interina ahora muri uniform imwe amen sezera ku bantu nubona wamaze kujya mu ishuri ufashe ikayi n'ikaramu ukaba wicaye ku ntebe muri class sezera gera no kubabwira uti ngewe mbaye ngiye kandi utazansura sinzamurenganya ngiye muri interina amen Yesu nashimwe rwose barokore muka waranaza azaduhishurira ibyenda kutubaho kabiri muka wara ukuri naza azatwemeza iby'ibyaha ni ukubwira ko wakosheje mama tumukunda atararondora muka wara ni ukubwira ko wacumuye mama tumukunda atararondora muka wara ni ukubwira ko wakoze icyaha utaragera no mu rusengero amen muka wara ni ukubwira atari ko kwemeza ko uvuze nabi amen muka wara akubwira ati kwemeze ko se nubwo umushubije gutyo umusubije nabi nyamara uramurenganije Yesu nashimwe Yesu ahabwa icyubahiro Yesu nashimwe bwoko bw'Imana muka wera wo kuri naza icya gatatu muka wera wo kuri ngo uwo muka wera nakugera hazakuyobora neza nta jwi ry'Imana riyobya ntabwo bishoboka ijwi riyobya ni rya Satani amen ijwi rikubwira gutukana ni rya Satani ijwi ry'Imana rirakubwira ngo kuko wabivuze inabi uyiganjishe neza muri make rero amagambo yangiye kuri Pentecote nayo amen irya mbere bamaze kuzura mwuka wera byabamariye iki kuvuga bashize amanga baravuga ngo iki barabibona gute barangaya baransuzugura ndaba niteranyije nawe ndaba ngize gute mubwiza ukuri amen kabiri imbaraga zo guhamya aho bari hose mama bo barabadamu wirirwa wicaranye nabo ujye ubahamiriza no kuri kw'Imana ubabwire tukwemeze ko singe narakijijwe wabyumvise ayo magambo yamanjwe singe yajyamo nubona umuntu ayise bakanegura undi agahita bakanegura yureba hirya Yesu nashimwe barabyemerewe kunegura umwe agahita bagaseka undi yahita bakanegura undi yahita bagacunaguzwa mama bo ujye ureba muri business yawe utunganye gahunda zawe amen haleluya kuko wacumuriramo kandi umutima ukaremererwa bondi baremererwa Yesu nashimwe guhamya gatatu mwuka wera amaze kugera muri bo yabahaye imbaraga zo gukora ibitangaza kuko nta muntu ushobora gukoreshwa ibitangaza tuzi mwuka wera amen
ubwo se wahishurirwa ibyo usengera gute udafite mwuka wera muri wowe? Ntabwo bishoboka. Imbaraga zidukoresha imirimo n'ibitangaza mureba ni mwuka wera. Mwuka wera aramutse agiye no gusigara dukabakaba, kandi ntabwo wakabakaba umwaka wahasekerwa umwaka wose uri gukabakaba, cyangwa uri kuvuga uti nzavuga ibyo Gitwaza yavuze. Hari ijambo Pastor Rutansi yavuze abantu barafashwa, nanjye reka ari oya. Mwuka wera yabahaye imbaraga za kubwiriza, yabahaye imbaraga za kuvuga abantu bakihana, yabahaye imbaraga za guhana no gupesha. Yesu nashimwe. Kumubona tuvuga ku cyaha burya ni mwuka wera. Ari amarangamutima wavuga uti mbiswara hagira uwo niteranya nawe, ariko iyo uhagaze ugashira amanga ukavuga ku cyaha ukavuga uti yemwe nta mahoro y'umunyabyaha, burya ni mwuka wera. Amen, haleluya. Muri iki kinyejana, muri vize y'iby'umwuka muri iyi minsi, ntawe ukivuga ku cyaha pe. Hari umuntu wagize hano yicara hanze mu mahema, sinzi wabwirije ari mugoroba kwa mbere ngo bavuga ku byaha. Abwira umuntu wamuraritse, bari bamuraritse ngo azasengerwe yaratwite. Abwira mugenzi ati wabazamba ukagenda kwa Mana warakoze, akansengera kubwiyinda ko numva inteye ubwo. Baraza bicara hanze mu mahema. Nawe no umuntu ukomeye mu cyaca ahantu iwabo, arakomeye rwose, ari mu nshingano bigisha ku byaha. Ngo aravuga ati none se hano baracyavuga ibyaha? Abwira uwo muntu wamuzanye ati none se hano baracyavuga ibyaha? Hari umuntu ukivuga ibyaha muri iyi minsi? Kandi afite inshingano mu icyaca arakomeye cyane, rimazemo igihe. Ariko yaratwitira avuga ati njyana kwa Mana warakoze, andambike ibiganza kuri iyi nda perekezayo kuko ndabizi ko ari inshuti yawe. Noneho bavuga ngo ku byaha, aravuga ati ndatangaye, ariko none se hano baracyavuga ku byaha? Amen. Burya kuvuga ku cyaha ni mwuka wera. Hanyuma ijambo rya nyuma, bene data, mwuka wera twasigiwe dufite n'umufasha, kandi n'umufasha mwiza. Uwo mwuka wera naza azagenda kubyanja bibahi, azabahishura ibyenda, ntabwo muzatungurwa. Mwuka wera naza azakwemeza no gukora icyaha, kuko nta mahoro y'umunyabyaha abaho. Uwo mwuka wera naza kandi niwe uzabayobora mu kuri kose. Ngaya amagambo y'ukuri Pentecote. Reka nze mbaze ikibazo rero, muri iri teraniro, muri iri koraniro, ninde wifuza imbaraga za mwuka wera? Haguruka ku birenge byawe tugufashe gusenga.